Bimeze gute? Bito bya pasi? Sinze. Pasi muheruka ari ni harya bagwihita gukira. Ka kabiri kari abakita ngwisonga. None haba yikatije ariko yarashaje n'umusaza. Inzoga se. Uretse ko nakureba. Oya ntabwo ari inzoga. Ubuyoga. Ubuyoga ni. Kabuyoga bw'ibyuma. Ntago twicaye imanuka aho ngaho ndabangureba dore magaza. Turaha mu ikorosi rya DMC hano wowe ngwino urahita utugeza. Uyu ntajya ntava hasi. Rwanda Uriye? Nigeze kukubona muri ariko. Nigeze kukubona hari Nyanza. Bera cyane. Atiraho shauri wani. Ngarambe. Ubure ryari? Cyo ni cyumweru nka bibiri nicyo sibona nico mu modoka makuru. Ariko ndavyizingana abayase ni wowe. Ariko natekereje se Naye magasaga naye. Uhagaze ku gice cya Uzamuka imurambe. Muri kiriya gice. Ari nko ku gatandatu. Twari mu by'ubukari. Twatugera muri Stella. Ariko murebe ko abantu batandukanye. Kureba akazuba kari kuzamuka. Nakabonye karimo kari utajyana. Nzamuka ariko mba nisura abayase ni wowe ni petit frère wawe. Turebe uyu muzungu n'uriya munyarwanda uri bumanuke mbere. Umuzungu aramusa. Ndetse rero kuntu agenda mwana nabonye ko ari kuri Umuzungu noneho hari n'umuntu nyonga ukabona ibintu bimuri ukabona ntago ari kuvanga ukagira ngo reba nk'uyu reba nahagurutse ariko ari uri mu manuka. Buretse bose nyine. dore wa muntu wakamera dore wa muntu nakubwira gate dore wa reba mutukurije reba gati reba kamera indege iri kumugenda uriya muntu ni mubi niyo mpamvu indege iri kumugenda Yamunyuzeho. indege irimo iramugendaho barabizi menya ari mu wa mbere Bose banyuzeho. Anyuzeho babiri. muceho